Dani Rizala mama. Amakuru y'imezi. Meze neza. Nari ngukumbuye. Nari Umushari wanjye. Meze neza. Amakuru rero. None se we nizere ko umeze neza. None se ndi kubona hano hari fanta ebyiri. Hari undi muntu mwari muri kumwe? Hari umushiti wanjye twari cyane mu boyfriend. oya ni umushiti wanjye w'umukobwa. Okay, nanjye ndahari rero nkunganirize nk'abantu nyine twari dukumburanye. Oh my god. cyane nishimiye ko hano ushaka kubyumva. None se ngaho rero mama makuru nyine. Ndabona ubaye akazunguru umusirimu ndashawuzanya amafaranga. Ariko nizere ko uzanye aba diaspora. uzabona humura. Nise wenda nk'abantu bahanze ahantu ko nzi ko haba hari abantu bafite amafaranga nakuntu wenda bamapase. ntawe urasetse. urumva ushaka umudiyasipora? Umva mana yanjye mba numva nyine ngiye nzanashaka umudiyasipora pe. ko mana yanjye. sinzi njyewe ntabwo napfa kumubona tu. Nese wowe ntabwo ari umudiyasipora n'ubu? oya njyewe nta musheri mfite. kwa kibazo nyine cy'umwana ntabwo iyo ndajya muri iyo mudu. Shanda byumva ariko gusa ngiye mubonye namwemera ariko nta kundi. aba diaspora njyane nabo bafite abasheri. Sha nyine nanjye nyine urabizi ko nikundira wa mutipe wo mu cyaro nyine bita Chris. Rero ngewe nagira ngo numve ko wenda hari umudiyasipora mpite mfatira ariko ubwo niba ntawe uhari nta kibazo nazagumana na Chris. Chris, hari hanze hari akazuba kenshi ariko mu by'ukuri urabona ko hano hantu turi ni heza kandi urabona ko hari uburyo bwo kuturinda kari akazuba kari kameze hariya nabi hanze. Rero nibyo nari ndimo ndakubwira, tugize umugisha wo kuba tugiye gukorana njye nawe ukaba manager wanjye, mwizeyeho imbaraga n'ubushobozi. So rero ndagushimiye ku mwanya wawe kandi ndizera ko partnership hagati yanjye nawe izarushaho kwiyongera. Rero navuga ko mu by'ukuri mu kigaragara amasaha asa namfashe. Nari mfitanye inama n'abandi bashoramari tugiye gukorana, wanyemerera rero tugacukiriza aha ngaha. Okay Bernard, ndakwizeza ko akazi kawe nzagakora neza kandi tugatera imbere ndetse n'amasoko yose akatugoboka akatuyoboka. Ndumva kabisa nishimye ko wantunguye ariko nyine byandenze. Very surprise. I'm happy for you. Washuwa nyine birantunguye for real. Ndatungwa ariko nyine ndishimye. Ikindi nzi ko tuzakorana neza kandi bizagenda neza. Nzakora uko nshoboye kose kugira ngo akazi tugakore neza kandi turusheho gutera imbere. So murakoze cyane, kugira umunsi mwiza. Ndagushimiye rero. Ubwo ibisigaye byo nzaguhamagara kuri telefone.
uzigumanira na Chris no kuri sinabona umwana mwiza ntacyo atwaye. sha nyine urumva Chris ni umwana mwiza pe ariko nta mafaranga ahagaze ari aho ngaho mbona nazi. Urukundo ni rwa mbere sheri, amafaranga aza nyuma. Akubuza kubukundana n'umuntu ukaburara shamba barira. Yenda umashaka umutipe nyine ufite amafaranga uzanyitaho nyine nanjye ngumva ko ushaka kumubona yafite ariko atagukunda. Sha nyine kurara nyine mba numva nyine warya imbwa yarya inzungu pe ko urumva bibazo none umushatse adafite amafaranga warangiza ukaba ubuzima buruhije sheri. Ntabwo ukuntu babigoye. Uzihangane, urukundo ni rwo rwa mbere. Ibintu birashira. Twebwe mu muryango w'iwacu nyine mbona bakunda abakire gwenzanye umukene nyine Chris ni ukumukunda nyine biraho kugira ngo mwifashishe pe ntabwo umukunda buriye. Oya. Ni ukuri ntabwo umukunda nyine ababona akabona ndamukunda ariko mva ntabwo habe namba. Kubera iki Chris utamukunda mbona ari umwana mwiza ko. Oya nkubwire rero muri amani njyewe nyine ukuntu byatangiye turi school nyine turaba besto biraho ngaho sibyo ko yashatse ibintu by'urukundo nyine tukaba bashite biraho ariko njye ntabwo reka ntabwo umukunda pe. Kubera iki mba nijisha nkamwega ko turi mu rukundo nkamwega ko turi kumwe ariko nyine mbonye mu diaspora mara nyagasani umva naza kugurira sheri. Sinagushuka ibintu nk'ibyo sheri, cyambere ni urukundo. Iyo wirukiye iby'isi ikintu ugomba kwiyumvisha muri wowe nuko ugomba gukunda Chris. Ibyo bya diaspora wishyiramo utekereza ukabyikuramo sheri, ushobora gusanga umuntu umukurikiyeho ubutunzi ariko atabufite urukundo, ukagerayo ugahangayika waranze Chris ngo ni umukene kandi agukunda. Oh my goodness, it's amazing. Kumbonye akazi njye kuba manager ntabwo ndi kubyumva kabisa, ntabwo ndi kubyumva. Njye noneho kujya ku Cyangwe ewana i Kigali ngiye kukabafatana ngiye kujya n'iryana aya ariko bijya abana ntabwo ari sawa kabisa, igitekerezo cyo ntabwo ari cyo. Ayo mafaranga se ko ari menshi ntabwo ndi kubyumva, ntabwo n'icyaka kiranyishe. Mana ndashimye kabisa, ndagushimiye kurangiza kwiyo nkahita mbona akazi. Mana ni igitangaza kabisa, ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bidasanzwe. Mana urantunguye ubushomeri nari maranye iminsi bwari bumereye nabi, urantunguye cyane mana. Kamana mahoro saki Imana kanyandwi cy'ibumba cyaramuniza bamutumye kuvoma basanga wetani nari nkumbuye imineke we meneke nanjye mu bantu no kumuneke we niko waruvuze uretse ko tutarajye ngo wanyuzana bari bayicura ariko ntabwo twayiriye uretse kuno mvuga no mbona ameze nk'umutsibye kwa mahoro ni inshuti yanjye Mahoro undi wabaga i Kigali mahoro ntarindi zina twamitaga hanje sindize wowe niwe waba urizi kubera ko ubwo ni mahoro ariko buretse none tutarajya kure aryo uravuze ngo avuye i Kigali nyine yavuye i Kigali muri ya minsi yashize hari ahantu twari tuvuye nibyo usanga nyine turi kuvuga ariko ntabwo wanabyumvisha ubundi kucyumviriza abakobwa ko twumvisha uzi uri gusubiramo ibintu twari tuvugaho Zari biragoye pe biragoye gukundana n'umutipe utagize ikintu na kimwe afite
zari tekereza kujya muri salo, tekereze kwambara, tekereze buri kimwe cyose. Biragoye. Mbabara ndakwinginga. Ihangane ubushobozi buzaza, urukundo nirwo rwa mbere kurusha ibintu. Okay. Gusa nyine nta kundi. Ni ukuri ugomba kubyiyumvisha ko ugomba kumukunda nta kindi umukurikiyeho bitewe n'urukundo yakweretse ukamukunda. Okay. Ndumva ntacyo narenzaho, nzakomeza ngira n'ibishaka muzabigeraho nimushyira hamwe. Gusa nyine biragoye. uyu munsi kabisa umwana none ndamutsindira kabisa. Rwa rukundo wanyimye uyu munsi cyo nzi cyo urumva umunsi urabona tu uko wigenje ntabwo nakoze, ariko uyu munsi byanze bikunze umutima wawe ndaza kuwutsinda. Kado, biteze. Urugo barahari. Kadogo ni se wanjije. Wonyita Kadogo nkande uranzi wowe. Wowe rinde se karogwa mbere mubonye hano. Muri se kimarimo kariho nshaka ma. Nawe uje gutetanga muri uru rugo se. Bro, ariko watwaye ibintu neza man. Yenda shaka kimana. Nawe uri mu batereta mushiki wanjye se. Ni bangahe se? Urayinzi ko ngiye ubana. Hari undi muntu ugeze hano? Nta wundi muntu ujya haza, ariko ahangaha ndashaka kuzakubitira sore nkawe zigenda zizanga uko ziboneye. Se bro, ubundi rinde ko muravugana confidence atari. Urinde ubundi wowe hano. Kari ubwa mbere nk'ubu. Niba ushaka kumenya icyo ndi cyangwa ushobora kwisanga nagusohoye nagutaye hanze. Nyine wowe urinde hano muri uru rugo kugira ngo amenye ibyo ari byo, kuntu uvuga ufite confidence. Niwe nyurugo cyangwa niwe cyangwa ura baby yarambeshye man. Urisheri? No. Rinde nyine hano kumurufuje. Uriya mu baby mwavuganye nawe ni sister wanjye. Sister wa? Yeah. Okay. Masika tinambia kafite musaza. Ubwo nuko atayikubwiye ariko arahari. Ari we ngiyewe. Bro, nyine mbabarire. Njye nahise kuri Kadogo man, ariko ntabwo narinzi ko nyine niki. Kuntu ninje niki man, mbabarire kabisa. Gusa ufite mushiki wawe mwiza man. Kandi rwose mbabarire nyine cyo nsabye imbabazi byose. Ubutaha rero mujye mubanza mumenye abantu bari bo mu rugo. Ntabwo ari uko nguko basaba serivisi ahantu hose. So taha rero uzagaruka ubutaha wikosoye wize gusaba serivisi. Ariko man, ubwo naruhuyemo n'ibibazo kabisa. Umunsi wa mbere za kuramba bebe hano yanyise umujura. None umusaza wambwiye ngo nembwe y'insoresore. Ndamubuze. Naje nambaye ndi ku cyangwe. Ibintu bizakubona. Musaza wese utana ingaruka zanyemera none tuzarwana ku rugi kabisa. Cyana ko muri kuyitsindira bizangura. Urenge ku cyangwe niyemeye. Nguye nk'ibere kabisa.